abanyabwenge, abategetsi, abahanga, abakomeye bo mu gihe cya kera muri 513 mbere ya Yesu, baricara baravuga ati mureke twubake Imana itwarisha abantu amategeko yacu, ibatware nk'aho ari twe tubatwaye, nk'aho ari ibatwaye kandi ari twebwe, sibyo? Abasenga Baphomet murabazi, abasenga Demirije murabazi, n'abazizanye nabo murabazi, abazanye Yahwe murabazi, abazanye Allah murabazi, abazanye Ryangombe na Nyabingi murabazi, abazanye Zeus bashaka no kumugarura murabazi. Ubu kweri muragira ngo umuntu ababwire iki ko ibintu byose murabizi? Mwarangiza mukajya munsi y'ibirenge byabo mugapfukama ati murashaka agakiza. Agakiza mushaka ni akahe? Agakiza mushaka ubu ni akahe koko? Yesu kamerana ati agakiza kari muri mwe, urusengero rushimwa ruri muri mwe, ariko murirukanka mu mazu, murirukanka mu biki, murashakisha, murirukanka, murashakaho ngo mwabonera ijambo ry'ihumure riruta irindi, kandi byose biri muri mwe, murabifungirana mukirukanka ku bintu bitagira umumaro. Ubu muragira bigende bite? Rero ikintu ngiye mbona ni mureke umucyo barasire, urumva? Ni mureke urumuri rwande rwaguke, nirumara kwanda muri mwebwe mubone no kurwandisha ku bandi. Bitari ibyo ngibyo muzagumya mwirukanke, muzapfa Imana mutayibonye, ntayo muzigera mubona. Iryo juru muvuga riri mu gitabo, nta n'iryo muzajyamo, iryo ryo mu gitabo ntaryo muzajyamo, kuko ntago muzanarishyikira nibura ngo mubone uwo mutuzo, mubone uwo mutekano, mubone murafunze, ubundi mwebwe muri imbohe, sibyo? Igihe kirageze rero ngo mwibohore cyangwa mubohoke. Ibyo bintu rero ntago umuntu azabihatira, muzabigiramo uruhare. Ibi bintu muri mukurikira iki cyigisho neza, muraza kureba irindagira bitekereza imishinga y'icubiza bwenge bwanyu, murebe ukuntu mwarigise mugapfa muhagaze, mwarangiza ngo mugiye mu ijuru, ngo mugiye mu biki n'ibiki, ngo ya baba bla bla bla. Ni ukuri uwabaroze ntago yakarabye, niba yaranakarabye ntago yakoresheje isabune. N'ababeshye muri mu mwobo munini mugari muremure, niyo hagize uboneka wabakurura, mufata ibintu birimo biremeye kugira ngo mutazamuka mu hejuru, ku buryo ahubwo arebye nawe nawe yashiduka mwamutuyemo, sibyo? Abantu baricaye babaremeye Imana, babaremeye amategeko yo kubatwara, bababwiye ko Imana ishobora byose, kandi none kugira ngo ibagereho ibatumaho abo bantu kugira ngo mugire icyo mubona, mubatumaho abantu. Murabizi kugira ukuntu murya ikarisitiya, ukuntu mujya kugira gute, biki byose mukora, ati turatambwe gutamba, ati habonetse igitambo Yesu, nta kundi gutambwa kuzabaho. None murirwa mutamba, murica ibikomere, muragira mute? Urumva baraje bababwiye ko Imana ari imwe, barangije banababwira ko ati Imana zaricaye ziravuga ati mureke tureme umuntu kandi tumureme mu ishusho yacu. Si ibyo bintu koko murumva muzabivamo se kugeza ryari? Ntago bizahura. Iyi mbabwira ni kamerano, uyu ni umurungabangabo, iki ni igitabo cy'ubugingo, iyandikishe mu gitabo cy'ubugingo. Ni gutyo wakwepa urupfu, nta kundi kundi. Ni gutyo wabohora, ni gutyo nta kundi, niyo nzira. Ni ukureka urumuri ruri muri wowe, ni ukureka umutima urimo ukakubwira kandi ukawumvira, nta kindi. nawe ubundi nta muntu uzakujyana ijuru. Ririya juru babashushanyirije, ndabarahiye ntaryo muzajyamo. Yesu kamerano ati abazima bazi ko bazapfa. Yesu karemano ati abapfuye ntacyo bazi. Babwiye ko babatetse mu nkono nyinshi, ariko kubera uburyo babatetsemo, kubera ikiribwa mwabaye cyo, muzi ko babatetse mu nkono imwe, sibyo? Niyo mpamvu mufata Imana mukayigira ikiremwa kidasanzwe, indi nshuro mukayigira nk'umuntu, mukayiha amateka, mukayitangira, mukayiherezo, mukayiha ibintu byose nyine biranga umuntu, kuko ikintu kigira amateka ni ikintu kiba kiriho, ni ikintu kiba cyararemwe, kiba ari ikintu kizanapfa rero, cyangwa se kikongera kikazanagaruka, sibyo? None murumva iyo Mana mwizera gutyo, si ubwo byazavamo gute? Ntago byazahura. Uyu munsi rero tugiye gusubiza ikibazo cy'umushuti wacu watubajije ikibazo cyiza cyane, ikibazo nakunze.
bigaragara ko ari umukobwa yarakurikiranye. Yavuze ngo ese iyi Mana twizera yashyizweho nande, yashyizweho ryari, yashyizweho kubera iki, ibyo byaje gute? Nicyo kibazo tugiye guheraho dusubiza tugakomerezaho. Iyi Mana twizera rero ni igitekerezo, sibyo? Mbere yuko abantu bahuza ku Mana imwe, gusenga buri gihugu cyangwa ubwoko bwagize ibitekerezo byayo ku byaremye isi n'imbaraga ziri hejuru y'umuntu. Abababiloni, Abanyamisiri, Abagiriki, Abahinde, buri wese yari afite abami b'imbaraga cyangwa imandwa gods zitandukanye. N'Abanyarwanda byari uko. Na mbere ya Nyabingi na Ryangombe Abanyarwanda bo basengaga bizeraga Imana, ariko Abanyarwanda mwibuke iki gitekerezo cyahereye hano. Ahubwo abantu baba bari mu bujiji bazi ko burangwa Imana y'Abanyarwanda ari Ryangombe cyangwa Nyabingi. Oya, Imana y'u Rwanda itaha ahandi, yirirwa ahandi, sibyo? Nyuma hari igihe kimwe abantu bashatse kugira igitekerezo kimwe gihuriweho cyo guhuza ubutegetsi n'ubwenge. Aho haturutse Imana imwe rero, ni aho ngaho byatangiriye. Abazanye Imana imwe mu Misiri n'i Babuloni, habayeho kwikumbirana ku Mana, kwibumbira ku Mana imwe, cyane cyane ku gihe cy'umwami Akenateni. Mu Misiri yari ashize Akenateni nk'Imana imwe. Abayahudi nibo bazanye cyane igitekerezo cy'Imana imwe, iyo bitaga Yahwe. Ariko mbere yaho nabo basengaga imandwa nyinshi, harimo iyitwaga Eli, Bayali, Ashera n'izindi nyinshi. Eli murabyibuka Samweli imuhamagara ngo akaza gutegekwa, ko ise yaraje aramutegeka ati uze kwibwira ati ndi hano mwami, ati mbwira ndumva. Urabyumva? Nyuma y'igihe cyabo mu bunyage bw'i Babuloni mu kinyejana cya 6 mbere ya Yesu, nibwo byemejwe ko Imana ari imwe rukumbi, ikaba iya Isiraheli. Abakristo n'Abayisilamu baje kubaka kuri uwo mugereka, bakayikwirakwiza ku isi yose mu buryo burushijeho kuba dogma. Ikintu cyitwa dogma narakibabwiye, dogmatisme, cyangwa nzanakibabwira. Mujye mukurikirana ibyigisho, nibyo byiza nyine step kuri step kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Mu Mesopotamiya, turi kuvuga aho byabereye, Iraq ya none, niho havutse igitekerezo cy'imbaraga z'ijuru. Mu Misiri havuka imyizere yo kubaho nyuma yo gupfa. Muri Israel hakabonekamo Imana imwe ihuriweho, bikaba ariyo yahereye igera ku bandi bantu. Impamvu byashyizweho rero, ndende nababwiraga bya politike n'ubutegetsi, kugira ngo Imana imwe byoroshyaga guhuza ubwoko n'ubwami bumwe, cyangwa se ubwoko n'umwami umwe. Uri kubyumva? Bituma abantu bumvira amategeko nk'aho ari ay'Imana aho kumva ari ay'abantu. Murabyumva? Kandi ari abami bayashyizeho, ariko abantu bakumva ko ayo mategeko ari ay'Imana. Sinababwiye za nkono babatetsemo. Umutekano w'imbere, kwanga imandwa nyinshi no kuvuga ngo hari Imana imwe byabuzaga ubwoko gutandukana. Ubusobanuro bw'ubuzima, abantu bari bafite ubwoba bw'urupfu n'ibibera inyuma y'isi, bakeneye inkuru ibahuza, bari bakeneye ihumure. Mu rurimi rw'Abakongore, Abakongore baravugaga bati Imana y'ukuri ntiyashyizweho n'umuntu, ahubwo abantu nibo bashyizeho izina ryayo. Uyifitiye ubushobozi bwo kubona ikibaho mu mutima, ntayisaba ahandi cyangwa se ntayishakira ahandi, ariko abasha kuyobora abandi. Barayishushanya bakayishyira ku ntebe kugira ngo iyobore ubwoko mu izina ryabo. Murabyo, ibi ntibisobanutse koko? Barayishushanyije bayishyira ku ntebe. Ibyo babikorera kugira ngo iyobore ubwoko mu izina ryabo. Akantu bagira murakazi ko kuvuga ngo bacemo abantu ibice kugira ngo babone uko babayobora. Nibyo bakora nyine. Ni handi batuzana ibintu bitwaga Leobiatidide, batubwira ko Imana yivugiye ngo naje gutanya umwana na se, ngo nicyo cyazanye Yesu ngo ku isi. None ubwo byagenda gute se atandukanye umwana na se, kandi Imana tuzi ko ari mpuzanzira? Mu magambo arambuye, Imana tubwirwa n'amadini ni igitekerezo cyubatswe n'abantu ku mpamvu z'ubutegetsi, ubusobanuro n'ubumwe, ariko imbaraga z'ukuri ziba mu muntu imbere, si izo dushyirwaho inyuma. Ibi bintu birasobanutse kandi birasobanutse cyane. Ndashaka gukora timeline rero kugira ngo wowe wabajije kino kibazo urusheho kubyumva neza, uko Imana imwe yashyizweho. Hagati y'imyaka 3200 imbere ya Yesu, muri Mesopotamiya no mu Misiri, abaturage bo muri Sumeri
cyangwa se abo bitaga abasumeri n'ab'i Babuloni basengaga Anu, Eniriri, Enki, Ishtari n'izindi nyinshi. Imandwa zari nyinshi cyane. Mu Misiri hari imana nyinshi, hari Ra, murayizi, murajya mubibona mu mateka, hari Ozirisi, hari Izisi, hari Horasi. Ariko hari umwami witwa Akenateni ahagana mu myaka 1350 mbere ya Yesu washakaga gukora religiyo y'imana imwe yitwa Atene. Yari imana y'izuba, sibyo? Yabaye nk'urugero rwa mbere rw'imana imwe. Mu myaka 1200 hagati y'1400 na 600 mbere ya Yesu, Isirayeli ya kera, Abayahudi ba mbere yuko mu bunyage bari basenga imana yitwaga Eli, Yahwe, Ashera, Bayali. Urumva bari abaporoteyisite, bari bafite kwizera imana nyinshi. Mu gihe cy'umwami Hezekiya na Hosiya baratangiye guca izindi mandwa, bavuga ngo Yahwe niwe wenyine, sibyo? Igihe cy'umwami Hezekiya murabyumva, bavuze ko Yahwe ariyo mana bakwiye gusenga yonyine, izindi bakazica kuko bari baranaziciririye. Uri kubyumva? Muri 586 mbere ya Yesu, Isirayeli yajyanwa mu bunyage i Babuloni. Aho niho banditse igice kinini cy'isezerano rya kera, bahindura imana yabo ikaba imana imwe rukumbi, sibyo? Hagati ya 500 n'100 mbere ya Yesu, igitekerezo cya monoteisme cyangwa kwemera imana imwe kirakomera mu Bayahudi. Igihe Yesu avutse, Abayahudi bari bafite igitekerezo ko hari imana imwe rukumbi, sibyo? Abakristo bavuze ko imana ifite Mana na Mwuka, hakavuka ubutatu. Rero ibyo nibyo bise ubutatu: Imana, Umwana na Mwuka. Muri 610 hagati kugeza muri 632 Islam, Muhammad yazanye inyigisho z'Imana imwe rukumbi, Allah. Akavuga ko Abayahudi n'Abakristo bari barayobye. Islam ituma Imana imwe igera ku mahanga menshi kurusha izindi nyigisho. Nyuma iyi Imana imwe yitwa Yahwe cyangwa Allah na Allah Deus ikwirakwizwa n'abami, abayobozi n'abamisiyoneri ku isi hose, ikaba standard belief. Urumva cyari cyo gipimo nyine cyo kwizera. Inyigisho mu mvugo z'Abakongwe. Abakongwe baravugaga bati Imana siyo yaremwe n'abantu, ahubwo izina ryayo n'intebe yayo byaremwe n'abanyabwenge bifuza gutegeka abandi. Mbere y'amadini, umuntu yaryamaga munsi y'inyenyeri akumva umutima we, akabona imbaraga z'imbere. Ariko haje abanyapolitike n'abatambyi baravuga bati reka twubake imana imwe izatuma mwumvira itegeko, sibyo? Ubwo iryo tegeko urumva ryararemwe nande? Cyangwa iyo Imana yaremwe nande? Nuko barayishyira kuri kiliziya, ku rusengero, ku musigiti. Ariko aho hose ntabwo ariho iherereye. Sasa iherereye he? Sinabibabwiye. Imana nyayo niyo mutima, niyo mu mutima, aho izuba ry'imbere ribengerana. Abatarayimenya baracyayisohokamo bakayishaka mu nzu z'abandi. Ibi bintu muri kubyumva? Sinabibabwiye kweri? Imana y'ukuri iri mu mutima. None ubwo urumva ubundi izi Imana zarahuye zite? Abanyarwanda baje bafite kwemera kwabo, abakorone baje mu Rwanda bari bafite naho bagiye hose basanze abantu bizera Imana. Ariko baratubwira ngo baduhaye umucyo, ngo baduhaye Imana, kandi ahubwo baratwambuye umucyo bakadushyira mu mwijima, bakatwizeza Imana baremye, Imana zinda za demirije zabo. Urabyumva? Hari icyo tujya twita ibindi byo kwiga no kuzirikanwa. Imana imwe monoteisme yaje buhoro buhoro, yaturutse mu Rwanda cyangwa mu Rwanda ijya mu Misiri, iva mu Misiri ijya i Babuloni, iva i Babuloni ijya muri Isirayeli, iva muri Isirayeli ijya mu Bakristo, iva mu Bakristo ijya mu Basilamu. Ibyo byose byaje ku gitekerezo cyubatswe gake gake, bikozwe n'abanyapolitike n'abantu bashaka kuyitegekesha intebe yayo, bakabyita mu izina ry'Imana kandi ari mu izina ry'abo bantu. Ubwenge bw'Abakongwe, Imana tubwirwa n'amadini, ni igikoresho cy'ubutegetsi. Imana y'ukuri n'imbaraga iri mu muntu, aho ihuriro ry'ubuzima riri. Ibi bintu birasobanutse. Niba udasobanukiwe uzareba ikindi gice cy'icyigisho cyacu cy'ikiganiro. Imana y'ukuri ni muhuza nsibo. Urumva? Na Yesu yadutumyeho ni muhuza nsibo.
Imana y'ukuri iri kumwe natwe, turi kumwe nayo, ikoranye natwe, dukoranye nayo. Ntago twarindira kuyisaba, izi ibyo dukeneye isubiza tutaramenya nyine izitangira iziherezo, sibyo? Murakoze cyane, murakoze cyane.